Ese wigeze wibaza ukuntu abami b'Uburayi bashoboye gutegeka isi bagahindura amateka? Ariko hari ibintu byinshi batigeze babwira isi. Hari ibanga rikomeye ryihishe inyuma y'ingoma zabo, ibanga ryatumye bamwe baba ibihangange abandi bakagwa mu mwijima w'amateka. Uyu munsi tugiye gufungura iryo banga, tukwereke ukuri kutigeze kuvugwa ku bami b'Uburayi. Aka update ni channel yihariye ikuzana amateka akomeye yaranze isi kuva rimwe kugeza uyu munsi. Hano dusangira amateka y'abantu badasanzwe ko bagize uruhare mu guhindura isi n'ibyo bavumbuye byahinduye ubuzima bwa muntu. Urasanga amateka y'ibihugu n'imico yabyo, inkuru z'abantu bafite ubwenge n'ubushobozi budasanzwe, biremwa bidasanzwe byabayeho cyangwa bivugwa mu mateka, amabanga n'ibyabaye byahinduye amateka y'isi. Aka update nurakomeza gukungukira ibitekerezo, ugatekereza kandi ugatangazwa n'ukuri. Ukuri kwa mateka. Niba ukunda kwiga, utekereza no kumenya aho isi yavuye n'aho igana, iyi channel ni yawe rwose. Kanda subscribe, ushyire itafari ryawe kuri aka update. Niba unyurwa n'ibyo dukora, shyiraho uruhare rwawe twereke ko turi kumwe. Kanda like, utwereke igitekerezo cyawe cyakugirira akamaro. Andika comment, usangize ubumenyi bwawe, igitekerezo cyawe cyangwa inama yawe. Kuko inama zanyu nizo zituma iyi channel yanyu aka update irushaho kunguka ubumenyi buhambaye. Kanda share, usangize abandi ijwi ryacu rigere kure kuko muri imbaraga za aka update. Intangiriro y'ibanga ry'abami b'Uburayi. Mu mateka y'Uburayi hari igihe ubutegetsi bw'abami bwari bufite imbaraga zidasanzwe ku buryo bwahinduraga ubuzima bw'abantu bose. Ariko nyuma y'iyo mbaraga hari ibanga rikomeye cyane ritigeze bivugwa ku mugaragaro. Iby'intangiriro y'ubutegetsi bukomeye. Abami benshi b'Uburayi batangiye kubona ko kugira ingabo nyinshi gusa bidahagije kugira ngo utegeke igihugu. Basanze ikintu gikomeye kurusha ari ukugenzura uko abantu batekereza, ibyo bemera n'uko babona umwami ubwe. Ibi byatumaga umwami ataba gusa umuyobozi, ahubwo akaba nk'ikimenyetso mu mitwe y'abaturage. Urugero rukomeye rw'umwami w'izuba. Umwe mu bami bazwi cyane muri ubu buryo ni Louis wa gatandatu, uzwi nk'umwami w'izuba. Yizeraga ko umwami agomba kuba hagati ya byose nk'izuba riyobora ibindi byose. Yakoze ibishoboka byose kugira ngo abantu bose bamwumve nk'ikirenga. Yashyizeho ubuzima bw'ubwami bufite amategeko akomeye, yatumaga abanyacyubahiro baturuka hirya no hino bakaza kumubona buri gihe. Yabigiraga mu buryo butuma bumva ko batabaho batamwegereye. Uburyo ibanga ryatangiye kugaragara. Abasesenguzi b'amateka bavuga ko ibanga ry'ubwo bwami ritarimo inkota cyangwa intambara gusa, ahubwo ryari rishingiye ku kintu gikomeye cyane: kugenzura ibitekerezo by'abantu. Umwami wabashaga gutuma abantu bemera ko ari we soko y'ububasha, yabaga amaze kugera ku ntsinzi ikomeye kurusha intambara iyo ari yo yose: ubwenge bwo kubaka ikirango cy'ububasha. Abami batangiye kubaka uburyo bwo kwigaragaza nk'abantu batandukanye n'abandi. Ibi byakoreshaga imyambaro yihariye, imihango ikomeye y'ubwami, n'ahantu hatangaje ho guturamo. Urugero ni ingoro ikomeye ya Palace of Versailles yabaye ikimenyetso cy'ububasha budasanzwe. Iyo abantu bayibonaga bahitaga bumva ko umwami atandukanye n'abandi bantu basanzwe. Byatangiye kugaragara ko ari ibanga rikomeye. Abantu benshi ntibumvaga impamvu bamwe bagira ububasha burenze ubw'abandi. Ariko uko igihe cyagendaga, ntabwo ari imbaraga gusa zabigizemo uruhare, ahubwo n'uburyo abantu bayobora ibitekerezo by'abantu. Ni ukuntu amateka yandikwaga kugira ngo ashimangire ubwo bubasha. Amatsiko y'intangiriro. Iyi niyo ntangiriro y'ibanga rikomeye ritangiye kujyamo. Ibintu byinshi nyuma y'ubwami, uburyo bwabayeho bwo kugenzura ubutegetsi, n'uko amateka y'Uburayi yashyizweho n'abantu bake bafite ubwenge n'amayeri akomeye. Ububasha nyabwo ntibuba mu ntambara gusa, ahubwo buba mu buryo abantu batekerezamo kandi bemera ibyo babwirwa. Gutegeka mu bitekerezo by'abantu. Mu mateka y'Uburayi, abami b'ubutegetsi bwabo baje gusobanukirwa ikintu gikomeye cyane kurusha intambara: ko umuntu ashoboye kugenzura ibyo abantu batekereza, aba ashobora no gutegeka byoroshye. Ibi ni byo byiswe gutegeka mu bitekerezo. Ni uburyo bwo kuyobora abantu, ubutabahatira ku mbaraga, ahubwo bayobora ku byo batekereza, ibyo bemera n'uko babona ubutegetsi. Idini nk'igikoresho cy'ububasha. Kimwe mu byakoreshwaga cyane ni idini. Abami benshi b'Uburayi bashyiraga igitekerezo cy'uko ubutegetsi bwabo buva ku Mana, ibyitwaga divine right of king. Ibi byatumaga abaturage bumva ko kwanga umwami ari nko kwanga Imana. Abantu bakubaha umwami batabanje kubaza.
ubutegetsi buba bufite ishingiro rikomeye mu mitima y'abantu. Aho umwami niwe agomba gukoresha imbaraga nyinshi buri gihe kuko abantu ubwabo bumvaga ko agomba kumvira. Urugero rw'ubwami bwagengaga ibitekerezo. Umwe mu bami bazwi cyane muri ubwo buryo ni Louis wa gatandatu. Umwami yashyizeho uburyo bwo kwigaragaza nk'ikirenga mu gihugu cyose. Yashyiraga imbere icyubahiro cye nk'inkingi y'igihugu. Ibi byatumaga abantu bamubona nk'umuntu udasanzwe utandukanye n'abandi bose. Ibimenyetso bigaragaza ububasha, propaganda ya kera. Abami ntibashingiraga ku mbaraga gusa, bashyiraga imbere ibimenyetso bigaragara. Urugero ni ingoro ya Palace of Versailles yubatswe mu buryo butangaje cyane. Iyi ngoro yabaga ifite intego ebyiri: kwereka abantu ko umwami afite ububasha budasanzwe no gutuma abaza aho bumva batura imbere y'ubwami. Iyo abantu babonaga ubwiza n'ubunini bwayo, bahitaga bemera ku butegetsi nta kibazo. Kugenzura amakuru n'inkuru. Abategetsi bamenye ko inkuru abantu bumva zigira ingaruka ku buryo batekereza. Niyo mpamvu inkuru z'abami zandikwaga zibagaragaza nk'intwari. Amakuru atandukanye n'ubutegetsi yacangwaga cyangwa agahindurwa. Abahanzi n'abanditsi bamwe bakoraga mu nyungu z'ubwami. Ibi byatumaga amateka ubwayo agira uruhare mu gutegeka abantu, gutuma abantu bemera ubutegetsi butarebye imbere cyane. Ubundi buryo bukomeye bwari gutuma abantu bumva ko gahunda y'ubutegetsi ari isanzwe cyangwa isanzwe yo kuva kera. Iyo abantu bemeye ibintu ari ibisanzwe ntibabibaza cyane. Ibi bituma ubutegetsi buramba igihe kirekire nta kurwanya gukomeye. Icy'ingenzi cy'iki gihe, gutegeka mu mitekerezo ntibyari uguhatira abantu gusa, ahubwo byari guhindura uko babona isi, gutuma bumva ko ubutegetsi ari ibisanzwe no kubaka icyizere cyangwa ubwoba mu mitima y'abaturage. Ibi biduha isomo rikomeye ku buryo abantu batekereza bugira ingaruka ku buzima bwabo. Amakuru n'inkuru twemera bishobora kudushyiraho icyerekezo. Ububasha nyabwo butangira mu bitekerezo. Iyi niyo ntambwe ya mbere mu ibanga ry'ubwami, kuko utangiye kuyobora ibitekerezo by'abantu uba utangiye kuyobora n'amateka yabo. Kubaka ibimenyetso by'ububasha. Mu mateka y'Uburayi, abami n'ubutegetsi bwabo baje gusobanukirwa ikintu gikomeye cyane. Abantu ntibayoborwa n'amategeko gusa, ahubwo bayoborwa n'ibyo babona n'ibyo bumva buri munsi. Niyo mpamvu batangiye kubaka ibimenyetso bitangaje kandi bigaragara ku buryo bituma abantu bumva ubwoba, icyubahiro cyangwa kwicisha bugufi imbere y'ubutegetsi. Ingoro nk'ikimenyetso cy'imbaraga. Ingoro z'abami ntizari amazu yo guturamo gusa, zari nk'itangazo rikomeye rigira riti: ubu butegetsi burakomeye kurusha abandi bose. Abami bashyiraga imbaraga nyinshi mu bwubatsi kugira ngo bereke isi ko bafite ubutunzi, ubuhanga n'ububasha. Urugero rukomeye ni ingoro ya Palace of Versailles yubatswe ku ngoma ya Louis wa gatandatu. Iyi ngoro ntiyari isanzwe, yari igenewe gutuma umuntu wese uyireba yumva ko umwami ari hejuru cyane y'abandi bose. Impamvu ibimenyetso byubakwa. Kubaka ibimenyetso by'ububasha byari bifite intego nyinshi: gushimangira icyubahiro cy'ubwami, gutuma abategetsi bumva ko ubutegetsi bukomeye budasanzwe, kugabanya ubushake bwo kurwanya ubutegetsi, guhuza abantu bose ku gitekerezo kimwe cy'uko umwami ari ikirenga. Niyo abantu babonaga ibintu binini kandi bitangaje, bahitaga bumva ko hari imbaraga zirenze izabo. Ibimenyetso mu muco n'imihango. Ibimenyetso by'ububasha ntibyagarukiraga ku nyubako gusa, byanagaragaraga mu myambaro y'abami, yari ihenze kandi yihariye. Imihango ikomeye y'ubwami, uburyo umwami yicaraga cyangwa yavugaga mu ruhame, ibi byose byubakiraga ku gitekerezo kimwe: umwami ntasanzwe, ni umuntu wihariye cyane. Kugenzura uburyo abantu babona ubutegetsi. Iyo abantu bahoraga babona ibimenyetso by'ububasha buri munsi, bitangiraga kubaka ishusho mu mutwe wabo. Urugero, kubona ingoro nini, kubona ingabo zitunganije, kubona imihango y'icyubahiro. Ibi byatumaga ubutegetsi busa nk'aho ari ibisanzwe kandi bikomeye icyarimwe. Impamvu ibi byakoraga neza cyane. Ibimenyetso by'ububasha byakoraga neza kuko byakoraga ibintu bitatu: amaso, ibyo abantu babona; amarangamutima, ubwoba cyangwa icyubahiro; ibitekerezo, ko abantu bumva ubutegetsi. Iyo ibi bitatu bikoranye, ubutegetsi buba bufite imizi ikomeye mu mutwe w'abaturage. Icy'ingenzi cy'iki gihe, kubaka ibimenyetso by'ububasha byari uburyo bwo gutuma abantu bumva cyane ubutegetsi ikintu gikomeye cyane, bemera abayobozi batabanje kubwibazaho cyane, bagira icyubahiro cyangwa ubwoba imbere y'ubwami. Isomo rikomeye. Biduha isomo rikomeye: ibyo tubona buri munsi bishobora kugira ingaruka ku byo dutekereza no kwemera ibintu. Ububasha ntibuba mu ntwaro gusa, ahubwo buba no mu bimenyetso bigaragara bigira ingaruka mu mitima n'ibitekerezo by'abantu. Gukoresha intambara nk'igikoresho.
Mu mateka y'Uburayi intambara ntizabaga gusa uburyo bwo kurwana, ahubwo zabaga igikoresho gikomeye cy'ubutegetsi. Abami n'abayobozi bakomeye baje gusobanukirwa ko intambara ishobora gukoreshwa mu buryo butatu: kugura imbaraga, gutinyisha abandi no gushimangira ubutegetsi imbere y'ibihugu. Intambara nk'uburyo bwo kugura imbaraga n'ubutaka. Abami benshi b'Uburayi bakoreshaga intambara kugira ngo bongere ubutaka bw'igihugu cyabo, bagire umutungo mwinshi, bagire ingufu mu rwego mpuzamahanga. Iyo igihugu cyatsindaga ikindi cyahitaga cyagura imipaka yacyo n'ubukungu. Ibi byatumaga umwami agaragara nk'ufite imbaraga kurusha abandi bami. Intambara nk'igikoresho cyo gutinyisha abaturanyi. Intambara ntiyakoreshwaga gusa iyo hari ikibazo, rimwe na rimwe yaterwaga kugira ngo abandi bami batinye igihugu, bagaragaze ko badakwiye guterwa, bashyiraho ubwoba mu karere kose. Iyo igihugu cyatsinze intambara ikomeye, abandi bategetsi batangiraga kucyubaha no kucyitondera. Urugero rw'ubutegetsi rwakoresheje imbaraga n'ubutaguzi. Ku ngoma ya Louis XVI, Ubufaransa bwari buzwi nk'igihugu gifite ingabo zikomeye kandi ziteguye neza. Ariko nubwo yari afite ingabo, Louis XVI yakundaga gukoresha intambara mu buryo bwateguwe neza. Atarwana buri gihe, ahubwo ahitamo igihe cyiza cyo kwagura ububasha no kugenzura uko Uburayi bumubona. Ibi byatumaga Ubufaransa buba igihugu gikomeye cyane mu gihe cye. Intambara ni igikoresho cyo muri politiki. Intambara ntiyari igamije kurwana gusa, yari nk'igikoresho cya politiki. Abami bayikoresheje kugira ngo bashyire igitutu ku bindi bihugu, bagirane amasezerano abahesha inyungu, bagire ijambo rikomeye mu nama z'ibihugu. Rimwe na rimwe gutera ubwoba n'imbaraga byatumaga badakenera kurwana cyane, abandi bagasubira inyuma ubwabo. Impamvu intambara yabaye igikoresho gikomeye: intambara yakoraga neza nk'igikoresho cy'ubutegetsi kuko yagaragazaga imbaraga z'igihugu, yatumaga abaturage bumva ko bafite umutekano, yatumaga abanzi batinya gutera, ariko kandi byari uburyo bwo guhuza abaturage mu bihugu, kuko igihe hari intambara abantu bashyira hamwe. Ariko intambara yari ifite igihombo gikomeye. Nubwo yakorwaga nk'igikoresho, intambara yateraga igihombo kinini cy'abantu, yangizaga ubukungu, kandi rimwe na rimwe igasenya ibihugu byatsinzwe. Niyo mpamvu uko igihe cyagiye gihita, ibihugu byatangiye gushaka ubundi buryo bwo gukemura amakimbirane. Intambara ntiyari ukurwana gusa, yari igikoresho cyo kwagura ubutegetsi, uburyo bwo gutinyisha abandi, n'uburyo bwo gushimangira icyubahiro cy'igihugu. Bitwigisha ko imbaraga zishobora gukoreshwa mu buryo bubiri: kubaka no kurinda, cyangwa gutera ubwoba no kwagura ububasha. Ariko kandi intsinzi nyayo si ugutsinda intambara gusa, ahubwo ni ugushaka amahoro arambye, amayeri ya diplomasi. Mu mateka y'Uburayi, abami n'imiryango y'ubwami baje gusobanukirwa ko imbaraga z'intambara zonyine zitari zihagije, hari n'igikoresho gikomeye cyane bakoresheje: diplomasi n'ubukwe. Ibi byari uburyo bwo kugera ku mbaraga, amahoro n'inyungu za politiki badakeneye kurwana buri gihe. Diplomasi, ubwenge bwo gukemura ibibazo utarwanya. Diplomasi n'uburyo cyangwa abami bagira ngo bakemure ibibazo batagiye ku rugamba. Abami b'Uburayi baje kubona ko intambara ihenze cyane, itwara abantu benshi, kandi ishobora gusenya ubukungu. Niyo mpamvu batangije amasezerano, ibiganiro n'ubufatanye hagati y'ibihugu. Bajyaga kuganira ku mipaka, kugabanya ubushyamirane, cyangwa guhuza imbaraga zo kurwanya ikindi gihugu. Ubukwe nk'igikoresho cy'ubutegetsi. Ikintu cy'ingenzi kurushaho ni uko abami bakoresheje ubukwe nk'igikoresho cya politiki. Ubukwe ntibwari urukundo gusa, bwari amasezerano akomeye hagati y'imiryango y'ubwami. Iyo umwana w'umwami yashyingirwaga mu kindi gihugu, byaga bivuze ko ibihugu bibiri bibaye inshuti. Intambara ishobora kugabanuka n'ubufatanye bukiyongera. Urugero rw'imiryango y'abami yakoresheje ubukwe. Imiryango nk'iya Habsburg yarazwi cyane mu Burayi kubera uburyo yakoresheje ubukwe bwo kwagura ububasha bwayo. Aho kurwana intambara nyinshi, bakundaga gushyingira abana babo mu bindi bihugu, bagahita babona ko ububasha busa n'ijambo rikomeye muri ibyo bihugu. Byatumaga imiryango yabo igira imbaraga zikwiriye Uburayi bwose. Ubutegetsi bwa Louis XVI n'ubukwe n'amasezerano. Ku ngoma ya Louis XVI, Ubufaransa bwakoresheje diplomasi cyane. Nubwo arazwi nk'umwami w'intambara n'imbaraga, yakundaga no kugira amasezerano n'ibindi bihugu, gukoresha ambasaderi no kugenzura amahoro mu karere k'Uburayi. Ibi byamufashaga gukomeza ububasha bwe, atagombye intambara buri gihe. Impamvu ubukwe n'amasezerano byakoraga neza. Ibi byakoraga neza cyane kuko byashingiraga ku kintu gikomeye: inyungu rusange hagati y'ibihugu. Iyo ibihugu bibiri bifite inyungu bihuriyeho, biroroshye ko bitarwana, ahubwo bikorana. Rero bwahinduraga umubano w'abantu ukaba umubano w'ibihugu.
inyungu z'aya mayeri. Diplomasi n'ubukwe byafashaga abami mu kugabanya intambara, kwagura ububasha mu mahoro no kubaka imiryango ikomeye y'ubwami ikomeye. Byari nk'intwaro yihishe itarimo inkota ariko ifite imbaraga nyinshi. Diplomasi n'ubukwe byagaragaje ko ubwenge bushobora gusimbura intambara, umubano ushobora kuba igikoresho cy'ubutegetsi, n'uko imiryango y'ubwami yakwizaga ububasha bwayo mu mahoro. Bitwigisha ko imbaraga nyazo atari intambara gusa, ahubwo ari ukumenya kuganira no kugirana amasezerano no gukoresha amahirwe mu buryo bwiza. Kugenzura amateka n'inkuru. Mu mateka y'Uburayi, kimwe mu bintu bikomeye cyane abami b'ubutegetsi baje gusobanukirwa n'iki: ushobora kugenzura abantu neza ugenzura inkuru ubabwira nuko amateka yandikwa. Ibi byiswe kugenzura amateka n'inkuru ni uburyo bwo gutuma abantu bemera verisiyo imwe y'ibyabaye ikubakiye ku nyungu z'ubutegetsi. Impamvu amateka yabaye igikoresho gikomeye: amateka si inkuru gusa, ni ishingiro ry'uko abantu bumva abo ari bo n'aho baturutse. Abami baje gusobanukirwa ko ugenzura amateka ugenzura uko abantu batekereza, ugenzura inkuru ugenzura uko abantu bumva ubutegetsi. Iyo abantu bemeye inkuru imwe nk'ukuri, baba barayobowe ku buryo bworoshye. Uko ubutegetsi bwagenzuye inkuru. Mu bihugu byinshi by'Uburayi, abami bakoresheje uburyo butandukanye. Abanditsi b'inkiko bandikaga amateka ashimangira umwami. Abahanzi n'abashushanyi bagaragazaga umwami nk'intwari cyangwa ikimenyetso cy'ububasha. Amatangazo y'ubwami yavugaga ibyemezo byose ku buryo bwumvikana nk'ukuri kudakuka. Ibi byatumaga inkuru z'ubutegetsi ziba nk'ukuri rusange, abantu bose bakemera. Urugero rw'ubwami bukomeye bwa Louis XVI. Ku ngoma ya Louis XVI, Ubufaransa bwari bufite uburyo bukomeye bwo kugenzura isura y'umwami. Yitwaga umwami w'izuba kugira ngo agaragare nk'inkomoko y'ubuzima n'ububasha. Ibikorwa bye byandikwaga mu buryo bw'umushimangira, abamurwanya ntibahabwaga ijambo mu nkuru zemewe. Ibi byatumaga abantu bamubona nk'umwami udasanzwe ndetse nk'uwatoranyijwe. Uburyo ibimenyetso byafashaga amateka. Ibimenyetso nk'ingoro, ibishushanyo n'imyambaro byafashaga inkuru kuba ukuri kugaragara. Urugero nk'ingoro ya Palace of Versailles yagaragazaga ko ubukungu n'ububasha byatumaga inkuru z'ubwami zisa ukuri kwigaragaza, kandi igahindura uko abantu babona umwami. Iyo abantu babonye ibimenyetso, byaboroherezaga kwemera inkuru bababwira. Gukumira inkuru zitari mu nyungu z'ubutegetsi. Ubutegetsi bwageragezaga no kugenzura ibyo abantu bavugaga ku mwami. Ibitabo n'inyandiko byasohokaga n'amakuru yavugwaga ku baturage. Inkuru zitari mu nyungu z'ubwami zashoboraga guhagarika cyangwa zigahindurwa. Ibi byatumaga habaho ukuri kumwe kugaragara nk'ukuri rusange. Impamvu byakoraga neza cyane: kugenzura inkuru byakoraga kuko abantu bemeraga ibyo bumvaga kenshi, bagiraga icyizere ku butegetsi burambuye, kandi bakumva ko amateka yanditswe atajya ahinduka. Iyo inkuru imwe isubiyemo kenshi itangira gufatwa nk'ukuri. Kugenzura amateka n'inkuru byari uburyo bwo kubaka ishusho y'ubutegetsi, kugenzura uko abantu bumva isi no guhindura amateka mu nyungu zabo. Inkuru twumva n'amateka dusoma bishobora kugira ingaruka zikomeye mu gutekereza n'uko tubona isi. Niyo mpamvu ari ingenzi gushaka ukuri ku masoko atandukanye, ntiduhagarare ku nkuru imwe gusa. Kugenzura amateka n'inkuru. Mu mateka y'Uburayi cyane cyane, abami n'ubutegetsi baze gusobanukirwa ko uko ugenzura inkuru n'amateka abantu bumva bishobora kugenzura uko batekereza no kwemera ubutegetsi. Ibi byiswe kugenzura amateka n'inkuru ni uburyo bwo kuyobora abantu binyuze mu byo bumva, basoma cyangwa babwirwa n'uko byabaye. Impamvu amateka n'inkuru byari ingirakamaro cyane: amateka si inkuru zisanzwe, ni ishingiro ry'uko abantu bumva igihugu cyabo, abategetsi babo n'aho baturutse. Abami baje gusobanukirwa ko ugenzura inkuru abagenzura ukuri abantu bemera, ugenzura amateka abagenzura isura y'ubutegetsi. Iyo abantu bemera inkuru imwe nk'ukuri, bituma bagira imyumvire imwe ku isi. Uko ubutegetsi bwagenzuye inkuru. Mu bihugu byinshi by'Uburayi, ubutegetsi bwakoresheje uburyo butandukanye. Abanditsi b'inkiko bandikaga amateka ashimangira ibikorwa by'ubwami. Abahanzi n'abashushanyi bagaragazaga umwami nk'intwari cyangwa ikimenyetso cy'ububasha. Amatangazo y'ubwami yavugaga ibyemezo byose mu buryo bugaragara nk'ukuri kudakuka. Ibi byatumaga inkuru z'ubwami zisa n'ukuri abantu bose bemera.
urugero rw'ubwami bukomeye Louis wa gatandatu. Ku ngoma ya Louis wa gatandatu Ubufaransa bwagize uburyo bukomeye bwo kugenzura isura y'ubwami. Yitwaga umwami w'izuba kugira ngo agaragare nk'inkomoko y'ububasha bwose. Amateka yandikwaga mu buryo bumushimangira, abamunenga cyangwa abatamushyigikiye ntibahabwaga ijambo rimwe mu nkuru zemewe. Ibi byatumaga abantu bamubona nk'umwami udasanzwe wihariye cyane mu mateka. Ibimenyetso byafashaga amateka kuba ukuri. Amateka ntiyashingiraga ku nyandiko gusa, nanone yashingiraga ku bimenyetso bigaragara. Urugero ni ingoro ya Palace of Versailles yagaragazaga ubukungu n'imbaraga z'umwami. Yatumaga inkuru z'ubwami zisa n'ukuri kwigaragaza. Yafashaga abantu kwemera ko umwami ari hejuru cyane y'abandi. Iyo umuntu yabonye ibintu bitangaje byamufashaga kwemera n'inkuru bijyana nabyo. Gukumira no guhindura inkuru zitari mu nyungu z'ubutegetsi. Ubutegetsi bwageragezaga kugenzura ibitabo byasohokaga, inkuru zavugwaga ku baturage n'amakuru ajyanye n'ubwami. Inkuru zitari mu nyungu z'ubwami zashoboraga guhindurwa, kugabanywa cyangwa kutandikwa na gato. Ibi byatumaga habaho ukuri kumwe kugaragara nk'ukuri rusange. Impamvu ibi byakoraga neza cyane, ibi byakoraga kuko abantu bemeraga inkuru bumva kenshi, ubutware bwabaga bufite ijambo mu byandikwa, kandi ibimenyetso by'ubwami byashimangirwaga ibyavugwaga. Iyo inkuru isubiwemo kenshi igashyigikirwa n'ibimenyetso, itangira gufatwa nk'ukuri kudashidikanywaho. Kugenzura amateka n'inkuru byari uburyo bwo kubaka isura y'ubutegetsi, kugenzura uko abantu batekereza no gutuma amateka yandikwa mu nyungu z'abategetsi. Ibi twigisha ko inkuru twumva n'amateka dusoma bishobora kugira ingaruka zikomeye ku myumvire yacu. N'ingenzi buri gihe gushaka ukuri ku masoko atandukanye, tukamenya gutandukanya inkuru n'ukuri. Ibanga nyaryo ry'uko kugenzura amateka n'inkuru byakoraga. Iyo tuvuga ibanga nyaryo ntituvuga ibintu by'ubumaji, ahubwo tuvuga ihame rikomeye ry'imitegekere y'abantu bakoreshejwe mu mateka y'Uburayi n'ahandi. Iryo banga ni iri: ushobora kugenzura uko abantu batekereza iyo ugenzura ibyo bumva kenshi kandi ibyo bemera nk'ukuri nk'amateka. Ibanga rya mbere ni ugusubiramo inkuru imwe kenshi. Inkuru isubirwamo kenshi itangira kumera nk'ukuri kudashidikanywaho. Abategetsi bamenye ko ibyo abantu bumva kenshi babifata nk'ukuri, nubwo bitaba byuzuye cyangwa byabogamye. Niyo mpamvu inkuru z'ubwami zasubirwagamo mu nyandiko, mu mashusho no mu biganiro by'ubutegetsi. Ibanga rya kabiri ni ugutuma habaho ukuri kumwe gusa. Iyo habagaho inkuru nyinshi zitandukanye, abantu batangira gushidikanya. Ubutegetsi bwahitagamo gukomeza inkuru imwe yemewe, gukumira izindi zitandukanye cyane. Ibi byatumaga abantu bemera version imwe y'amateka nk'aho ariyo yonyine y'ukuri. Ibanga rya gatatu ni uguhuza inkuru n'ibimenyetso bigaragara. Inkuru zonyine ntizihagije, zigomba gushimangirwa n'ibyo abantu babona. Niyo mpamvu ingoro nk'iya Palace of Versailles zari ingenzi cyane. Zagaragazaga kubasha mu maso y'abantu, zigatuma inkuru z'ubwami zisa n'ukuri kwigaragaza, zigashimangira icyo abantu bumvaga ku mateka. Iyo ubona ububasha, biroroshye kwemera inkuru bijyana nabyo. Icya kane ni uguhindura isura n'umutegetsi mukuru. Abategetsi ntibashakaga kugaragara uko bari, ahubwo bashakaga ko bababona. Urugero, ku ngoma ya Louis yagaragajwe nk'umwami w'izuba, n'inkomoko y'ububasha bw'itegeko, nk'umuntu udasanzwe hejuru y'abandi. Ibi byahinduraga uko abantu bamubonaga mu mitwe yabo. Ibanga rya gatanu ni ukugenzura ibyandikwaga n'abanditsi. Amateka yandikwaga n'abantu bafite uruhande bahagarariye. Abanditsi b'inkiko bandikaga ibyo bashakaga ko bazibukwa. Ibitari mu nyungu z'ubutegetsi byasigwaga inyuma, bityo amateka akandikwa ku murongo umwe. Ibanga rya nyaryo nyirizina, iyo tubihuje byose, ibanga nyaryo ni iri: si imbaraga z'inkota gusa zategekaga abantu, ahubwo n'imbaraga z'inkuru, amateka n'ibyo bemeraga nk'ukuri. Ushobora gutsinda intambara, ariko niba watsinze inkuru uba watsinze ibitekerezo by'abantu. Ibi twigisha ko ubumenyi, inkuru n'amateka bishobora kugira imbaraga nk'izi ntwaro. Niyo mpamvu ari ingenzi mu gihe uri gusuzuma inkuru, ugomba gusuzuma aho inkuru ituruka no kutemera ukuri kumwe gusa utabanje kubitekerezaho. Isomo rikomeye cyane iyo dusuzumye cyane uko amateka y'Uburayi cyane cyane mu bami yagiye yubakwa binyuze mu nkuru na diplomasi n'ubutegetsi, twigiraho isomo rikomeye riruta ibindi byose. Imbaraga nyazo si intwaro gusa, ahubwo n'imbaraga zo kuyobora ibitekerezo by'abantu. Ibyo dutekereza nibyo bitugenzura.
Umuntu cyangwa umutegetsi ashobora kugenzura ibyo abantu bemera nk'ukuri, abashobora kugenzura uko babona isi, uko bumva ubutegetsi n'uko bafata ibyemezo. Bivuze ko intambara nyayo itangira mu bitekerezo atari ku rugamba. Ugenzura inkuru agenzura imyumvire yawe. Iyo inkuru imwe isubiyemo kenshi igashyigikirwa n'ubutegetsi n'ibimenyetso, abantu batangira kwifata nk'ukuri. Ibi bituma amateka yandikwa mu buryo bumwe, ibitekerezo bitandukanye bikagabanywa, n'abantu bakabibarwa batabizi neza. Urugero, mu mateka y'abami b'i Burayi. Ku ngoma y'abami nka Louis, twabonye ko isura y'umwami yubakwaga ku nkuru n'ubugeni. Ingoro nk'iya Palace of Versailles zashimangiraga ububasha bwe, amateka yandikwaga mu buryo bumushyigikira. Ibi byose byatumaga abantu batamubona nk'umuntu usanzwe, ahubwo nk'ikirango cy'ubutegetsi. Ukuri si cyoroshye nk'inkuru imwe. Isomo rikomeye ni uko inkuru imwe ishobora kuba igice cy'ukuri gusa. Amateka ashobora kugira impande nyinshi, kandi uko ibintu byandikwa siko biba byarabaye buri gihe. Niyo mpamvu gusuzuma no gushidikanya mu buryo bwubakwa ari ingenzi. Imbaraga nyakuri ni ubuhanga bwo kumenya no gusesengura. Umuntu ufite ubushobozi bwo gutandukanya inkuru n'ukuri, gusoma hagati y'imirongo no kumva impande zitandukanye z'amateka, niwe utaba yaragenzuwe n'inkuru gusa. Isomo rikomeye cyane ni iri: ushobora kugengwa n'inkuru uzi cyangwa ugahinduka umuntu wigenzura ubwe. Amateka atwigisha ko imbaraga z'ukuri zidakomoka ku kuba inkuru isubirwamo cyane, ahubwo ari ukubisesenguye neza. Icyo twakwibuka burundu ni ukwemera ukuri kumwe gusa utabanje kubanza ibibazo, kuko rimwe na rimwe amateka twibwira ko tuzi neza aba ari igice gusa cy'inkuru nini kurushaho. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero Urwibutso rw'Abato dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise Urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 305122. Itorero Urwibutso rw'Abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.